mutsi tukagira ndagira ngo rero mu cyubahiro nkugomba twikomereze n'ubundi ndagushimiye bita nkuko natangiye mbikubwira n'abanyamakuru ba Radiant TV 10 ariko by'umwihariko bakora mu gisata cy'imikino ubu ngubu navuga ko ibintu bikomeye ko igikombe cy'isi cyageze Peter ubu bagomba kwitegura nayo mpamvu sinzi niba biri mu byibanze mu byabiteye ariko nka Keza yari umunyamakuru wa SKFM ejo bundi ntabwo bamenye kamba video ko njye mbona tu video nshobora kuba twari utwa TV 10 nako Radio 10 ntabwo hamaze iminsi mpamaze iminsi oya yarahahoze mbere aragenda oye nitwo nzi kabisa twambe rero buriya yaje kugenda ajyana na SK itangiye harimo abanyamakuru batangiranye nayo hanyuma ariko ejo bundi yanga umwana agaruka mu rugo ubwo bifitanye bihuriye n'igikombe cy'isi twashize ikintu cyitwa buyback clause umupira w'amaguru muri transfer buyback clause uvuga ngo uyu mukinnyi tuguhaye mu masezerano dushyiramo kuri tumwifuza tukajya amafaranga dutanga tukamugarura ari make kurusha ibindi bigo byamukenera ufite ntabwo tuza abazamukeneye ko bagombaga gutanga ariko twe tugira dushyiramo mumushyiraho yanyu hariho miliyoni 12 iyo mwamuro Chris turamugarura Philipita ko mbona atabyemeye agaciro kawe ko numvaga karenza ayo mafaranga urumva agaciro afite n'impamvu twamugaruye n'amahirwe mwari mufite iyo konti twe twashyizemo twabikoze tubizi ko byanga bikunda ntabwo twagomba gushyira amafaranga menshi juste mu buryo bwo kugira ngo natwe nk'abantu bamufashije mu ikura rye twebwe turababwira tuti rero bimeze bityo muragiye mtenda kuanza kazi okay muendane naye lakini tutamutaka tutamuleta nk'ikipe ishaka kwiyubaka twe twaba tumubatije n'inizanye mbaye n'inizanye ntabwo twaramugurishije ariko harimo ako ariko tumubahaye none buyback clause dushyiramo 12 millions noneho igihe kiragera rero tureba shampiyona tujye kujyamo ku nite n'ibiki byose yo we need our guy back none aho ngaho mise nibaza Peter urumva ko babihuje na ariko ntukoreshe ijambo ry'ikinyarwanda babihuje yuko icyo yanze manika kireba oya ntabwo ari icyo ahubwo mbaho nagira ngongere bikoreshe Peter mbaho njyaho nagira ngongere kuko babiganiye kinyamupira reka nanjye mbishyira mu kinyamupira ubundi ugarura umuntu kuko performance ye wayishimye ariko akenshi buriya aho hantu yarari aba nifuza kumugumana kuko aba ari mwiza kandi nabonye statement y'umuyobozi avuga ko umusaruro batawukunze umuyobozi senior Sam Karenze inkuru n'ingoti ngayigi hari ibintu bundi hari ibintu bundi tutashidikanyaho icyo kibazo reka bari njye gisubiriza aba bagabo nubwo atari njye kibajije muri rusange ni ibintu tuzi umukozi pourcentage nini y'abakozi bavuye ahantu bakoraga abenshi bavuga ko ari bo bahavuye babishaka kubera ibintu runaka bitari bimeze neza niki abakobwa bo benshi bakunda kuzanamo n'utuntu twa boss babateretaga cyangwa umuhungu abaharasingaga izo ni pourcentage nini hanyuma noneho nibigo nabyo byatakaje abakozi nibigo byatakaje abakozi nabyo pourcentage nini nazo ziravuga ngo uriya abakozi kizesha ngo n'umuntu nyine ngo n'ubundi ngo twari dutegereje ko yigendera twaranze kumwirukana icyo nkubwira Freddy sorry ko nguciye mu ijambo Peter ajya avuga ujye wumva cyane kuko nawe mukukiye wumva cyane kuko maza musarura mu bwenge bwe ngo burya avuze mu icyo kintu gisaba experience kugira ngo umenye ko umukozi ugiye kugenda ikigo kiba kitifuza kumurekura ku buryo iyo agiye gishaka gukora cyitwa mechanisme de défense you get iki defense umukozi yagenda yijyanye cyangwa bibaye ngo ko bamusezera nawe mu buryo buri automatique uhita wumva ko nawe ntago ahitagira akantu ka mechanisme de défense ubwo nuvuga ngo ko nakandi kantu umuntu amenye mu bintu runaka moves izibaye ahubwo wowe urasigarana ubusesenguzi bwawe umusaruro wuriya mugabo ntabwo wemera wowe ngenda wemera cyane ubwo rero wowe wajya ku ruhande ahubwo icyo nibaza nk'umuntu wari uzi ko yasezeye bimuturutseho wenda yabonye ofa nziza ko nanabonye hari umuntu
wapostinze tweet aravuga ati ibintu ntabwo bikwiriye kwanduza amazina y'abantu mwakoranaga just kubera ko bagiye ugashaka kubusa nk'ubayashyiraho icyasha bari bakotize nyine nkuru bavuga ko bidakwiriye kuvuga ngo umunyamakuru ngo umusaruro wabaye muke just kubera ko nagiye Freddy wenda reka umuntu agira icyo abivugaho ntabwo narabiteguye umugani wa Philipita ariko donc waruvuze ni Samu Karenzi Samu Karenzi yari boss wanjye twanakoranye no kuri Radio 10 2020 tunakorana no kuri SKFM ari boss wanjye yatangiye avuga niba warakurikiye ikiganiro cyose yatangiye avuga ati Cedro na Alan n'abanyamakuru beza Radio 10 ibonye abanyamakuru b'abakozi cyane c'est ça cyane so nyuma yaho aza kuvuga ngo hakozwe evaluation sinzi niba nibuka neza ntabwo okay gusa ikiganiro nabonyeho ama video makeya hakozwe evaluation barareba baza guhitamo ko wenda ibijyanye n'ibyo bari kubona muri evaluation uyu nguyu yagenda abangaba turabagumana sibyo byo ni ibintu bibaho ko abantu batandukana cyane normal kabisa sibyo ariko se kuki yavuze ngo n'abanyamakuru beza kuki yavuze ngo bakoze evaluation kuki igihe cyanditse ko wavuze ngo wakotinze igihe kuki igihe cyanditse ko ngo umusaruro muke sibyo wavuze umusaruro nyene kabisa okay kuki atabanje kuvuga ko bavuze ko turi abanyamakuru beza cyangwa wagize ngo ni beza kumusura ariko nabo ni beza cyangwa yavugaga ko yitwa Keza so urumva ikibazo ibinyamakuru nk'ikinyamakuru igihe so why kubera iki nyine wowe ujya kwandika inkuru warangiza ukaba biased nyine ugahitamo ako kantu kuki utavuze ngo ni abanyamakuru beza ariko radiyo yavuze ko gutya na gutya so ngewe ubundi baravuga ngo le silence parle bien le silence parle mieux nuko ngo guceceka nibyo bivuga neza kurushaho gasubiremo ako kantu le silence parle mieux mu kinyarwanda guceceka cyo bivuga neza kurushaho nuko ngo guceceka bitanga igisubizo cyiza sibyo so ngira ngo nta nundi muntu wigeze ambaza icyo kibazo live cyangwa kuri media house runaka ariko nyine naracecetse ngira ngo nta comment yanjye mwigeze mubona igihari niba koko byari umusaruro muke ese narirukanwe ntabwo nirukanwe I wasn't sacked ntabwo nirukanwe ni ngewe wasezeye Fredo muri Bibiliya nshinga yumvamo ibindi oya icyongereza bamaze kukimenya icyongereza cyo ntacyo urumva Freddy wavuze tuganire by'umupira imvuga kimwe naherega so wavuze tuganire by'umupira so I wasn't sacked urumva DJ mutaho mu mupira rero utaho mu mupira so nyine abantu bari kwibaza tumundi wazi ibintu going to be sacked bijabe hose umugani urwo rurimi oya nuko bijya bibaho mu busanzwe urumva mu cyongereza bakoresha inshinga eshatu bakoresha to sack to fire or to get the sack to get the sack nyine no kwirukanwa cyangwa kwirukana nyine ibyo uri kuvuga ni ikibazo cy'aba bana barwaye nyine njyewe icyongereza nabi ntabwo ari cyo n'abantu bafite datima y'indi wose kuri njyewe wari wagize ngo ntabwo bari kubyumva nkamutaho mu mupira none icyo kibazo gihari wowe ibyo uri kuvuga rwose birumvikana so kuri njyewe I didn't get the sack ntabwo nirukana warayifuza ko wagendesheje kuri DJ mwari kuvuga ati warahombye uratangiye no kwibaza ati niba hari ibintu wari washoye wenda ari nka biru wayishyuye ati ngo numva wagendesheje bro you didn't get it for real at all so
icyo nicyo kintu cya mbere nyine urumva ya SKFM ni radio nziza ni radio nziza nayikozeho umwaka n'amezi abiri shout out to everybody kuri SKFM kabisa urumva shout out no ku muyobozi wayo Sam Karenzi senior himself so ni senior Sam Karenzi ni umunyamakuru mukuru ya umunyamakuru mwiza so ntabwo ibintu yavuze ubwabyo kubwanjye nyine nta controversy nabonyemo gusa nyine bibaho ko umukozi n'umukoresha batandukana ariko nyine batandukanye bate byagenze bite nicyo kintu hari amakuru avuga ko amasezerano yarangiye nongera tuvuga gatoya ko amasezerano yarangiye koko cyangwa nuko we wafatwa zo gusezera nge narasezeye tu amasezerano agikomeje urumva narasezeye amasezerano murayasesa oya muri media sinzi ndeko ukuntu binameze sibyo wenda na message zirari umwaka wararangiye amasezerano urumva turakomeza turakorana bamproposa contract sinayemera nibyo ngibyo byonyine pe ntabwo ari ukubona umusaruro n'iki abantu nyine bareke kuba actually buriya abantu bari no kuri side yanyu ubwo n'umuntu wese uzabishaka ko tubigenza mu buryo busa n'ubwumvikana kurushaho n'umuntu wese uzabishaka nkawe Freddy ndaza kwereka contract uretse ko bibara amabanga y'akazi hagati y'umukozi n'umukoresha ariko nyine contract barayimpaye ese gutya na gutya dukomezanye gutya ndavuga no reka nsezere I just resigned birebye ikiganiro cyakozwe yakoze abivugamo nta nubwo ikibazo kinye kuri Sam ni umuyobozi mwiza ni inshuti buriya ni mu grand frère ariko nkanye personal no kubana n'abantu exactly je kurande rwanje rwose inshuti yanjye pe kandi bari tuye tunaganira byinshi cyane pe arabizi ariko nta nubwo ikibazo kinye kuri we ahubwo kuki mu bintu byose yaganiriye wabirebye bango reka nkuremo kano utuvuga ko cyo Peter yavuze ariko nowadays turashaka what is trending like icyo duha agaciro cyane biranababaje ku kinyamakuru nk'igihe so I'm sorry to say so ariko birababaje kubona donc wanditse inkuru urashaka irebwe ariko you know what uri gukora ibintu bitari byo wowe kucyuba biased icyo yavuze byose ni nabyo byanatangiye n'ikiganiro nimureba n'ikiganiro Sam Karenzi yakoze akorana na Nerva so ikiganiro yakoze yatangiye avuga Cedro Narani n'abanyamakuru beza ikintu n'abanyamakuru babakoze ariko nyine why kubera iki gihe cyagiye nyine kikaba biased at that level ngera kubwanjye nanavuze se aba bantu are they corrupt why nyine ikiganiro cyose bacyumvise no mu comment hari abaje bamwe baravuga bati runaka yavuze nabi abandi baravuga batari ko igihe nicyo cyakotinze nabi nyine kuki wowe utuma abantu baba controversial actually ubwo misenekereza ko so nta kibazo kirimo na kimwe kuri side yawe ndabimenye kandi which is good urumva abantu bari batangiye gufata iyo nkuru bakavuga bati amakosa bayashinza Sam bati how Sam abona abanyamakuru bagiye ku kindi gitangazamakuru ntabwo ngo bari kuri market imwe bashobora no kuba bari muri competition wenda according iyo wenda biri kuri market n'uwenda legacy zitangana ati ni gute yemera akavuga ko abanyamakuru ngo habayeho kwevarwa ngo bakabona ngo umusaruro ngo bakabona ntago bavugurura imikoranire bagahita bamera nk'aho barimo kumukasa ko yabangirije isura ariko urumva ni ikibazo cy'inkuru uburyo yanditse nabi so ni ikibazo cy'inkuru n'abantu bayifashe mu bundi buryo kuko like no ise radio disi ya Rocrit umunyamakuru mubi ngewe ahubwo ngewe ikintu navuga kuri ibyo bintu nanababaza ikinyamakuru cyo ngenda gishyigikiye ubwo tutari muri kugishyira cyangwa kutagishyigikira kuko nacyo kireba ibicuruza kiri mu kazi niba ikintu cyavuzwe bagakotinga n'ibindi kiri mu kazi ahubwo ntabwo musanga ibyo bintu byose mwebwe muri kubona bidakwiye bishobora kuba ari umutego mwaguyemo mwebwe wo gushaka kwicuruza nk'abanyamakuru aho gucuruza inkuru n'ibiganiro mukora ugasanga byarahindutse attention ntabwo kiri kuri stories murimo kuvuga ahubwo attention bashaka kuyi driving around you guys ukanasanga aho kugira ngo ikirimo kuvugwa kinini kibe inkuru mutangaza n'ibiganiro ni amakimbirane ari hagati yanyu amakimbirane gute ndi guhita nkumva babara niba usoje ikibazo nagisoje usize muri buno buryo ubundi uvuze umunyamakuru
me as a person like uza kukubwira amakuru nge ntabwo ndi umunyamakuru. Umunyamakuru ni uriya muturage uduha inkuru. Ngewe ndi umutangazamakuru cyangwa se ndi umutangazankuru. Ariko igihe ibi bintu byaziye navuga ko byaje muri 2020. Harimo abantu bifite mbere yaho like ntabuze kumentioninga amazina ntabwo nshaka ibintu by'intambara, ariko ukabona ko ari bake n'ubunyamwuga bukirimo mu byo dukora, ukabona ko ntabwo ugira imbaraga nyinshi cyane. Ariko abatangiye kwiyambura umwambaro wo kuba umutangazankuru agashaka kuba umunyamakuru, nibuza kwisobanura ntyo, akaba topic ntibe icyo avuga, ahubwo topic wakaba inkuru. Wakaba inkuru, wakoze cyane, wakaba inkuru. Ibyo bintu one abantu bakunda fame cyane cyane, abantu baba muri media harimo abakunda fame, and iyo fame mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari ugitunga umuntu, sibyo? So iyo umwabikoze akaba inkuru, akaba umuntu udasanzwe, akanacuruza, akabona icyo kintu kiramukoreye, aho yakoraga 100,000 wenda akuye 200 300. Mu kuri kuko naba ari mu kazi azisanga ngo nabonye deal, azatakaza ikintu kimwe gaining, ikindi cyambere azatakaza professionalism mu mwuga, ariko azagaininga just ubuzima yumva ashaka, akambivuga mu ubwo buryo. So rero amarongo kubera nge bifata muri buno buryo, kubera gushaka amarongo bishingiye no kubukene dufite. Kuko nanone hari abantu bashaka amarongo ariko batari abakene, bakavuga ngo aho kurya ibi byanduye reka ndire ngibi byiza birampagije, baranyuzwe. Media ya sport yamye sinzendi zindi uko zimeza, ariko wenda sinshaka kuzivugaho, ariko yamye ibamo ikintu cy'ubukene n'uyu munsi nyine butarashiramo. Ubwo buryo ariko si sport gusa, media muri rusange mu bukene guys, reka twe kuca ku ruhande mugereranyije n'ububa muri secteur kora kari honzi niho navuga, ariko muri rusange ubukene ni ikintu gisanzwe, abantu duta ku bukene. Kuko ugiye kugeranya cyeza ko abanyamakuru ugiye kuri average y'umushahara mu Rwanda ntabwo turi mu bakene, yego rwose. Ariko bita bivana impamvu twita abakene, kabivuga ntyo, bita bivana na expectations abantu baba batekereza. Yumva umunyamakuru uburyo nawe akete yiromera kavuga ngo no, abantu bakwiriye bantekereza muri buno buryo, koko gahorana icyo kintu iyo pressure yo gushaka to behave like how people think of you. So rero icyo kintu iyo hari ahantu umuntu ageze akabona yahakura ibirenze, yisanga atakaje ubunyamwuga, ahubwo akambara wa mwambaro wo kuba inkuru kuko abona byamucururije. Kandi nunabireba neza ibyo bintu, hari abamaze gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ibi biri kuncururiza muri buno buryo, akiyambara umwambaro w'umunyamwuga, agahitamo rero we kuba inkuru. Nibwira ko ari hantu haturutse ibyo bintu kuva muri cya gihe cya 2020 kuzamuka, ubu ibyo bintu byaraje. Niyo mpamvu ushaka kubona, reka mbwize ukuri Peter, ntabwo nari nzi ko ikiganiro cy'amasaha 3 ndabwiza ukuri mu mabare ngiye kubivuga, nta nsesereje, ako ntabwo nari nzi ko ikiganiro cy'amasaha 3 muri sport cyagirwa n'inkuru ebyiri. I didn't ever knew that. Zirarambuka kabisa. Ntabwo nari mbizi ko bishoboka ko ikiganiro cy'amasaha 3 ubundi nkuru cyagirwa n'imwe ebyiri. Ufata telefone yawe ukavuga uti hari sawa 12:20 n'amasegonda, afata nimero yanjye 078 arayikanda muri telefone arayikompoza, ubwo ari kukubwira inkuru none icamo rimwe kabiri, ubwo ari kukubwira inkuru y'umuntu wamuhamagaye n'ibyo yamubwiye, akimara kumamagara n'umuntu wamuhamagaye ku ruhande ambwira ibi n'ibindi. So impamvu bivuze ntyo njye nyinjira muri media, ni byiza ko ninjemo nibura hari akunyuka kirimo. Ibiganiro twakoraga byabaga bisigmente, ariko ubwo tunavuge no kuri parcours yawe wahereye he. Reka nyimye ako like okay kabyihute mo enda kugira ngo byihute. Shuru umuhanga nawe time management we. Yewe uretse ko ari passion nagize nkiri umwana, ariko nkanabikora ku ishuri, ariko njya kuri mikoro radio bwa mbere hari muri 2017 mu kwezi kwa 5.
kuyihe media house RBA ishami rya Buryo Rusizi buriya eme nibizi eme ni umuntu twakoze ikiganiro cya sport buriya I feel from 17 uva Rusizi ukomereza he na Rusizi nje kwiga kaminuza hehe hano i Kigali nyivuga nta kibazo twe nta mutima mu nize muri Mount Kenya niga mass media and communication uyu munsi yari nsinyanga Mount Kigali so rero nayijemo 17 September nibwo nayijemo umva mitamagarika aho ngaho ntabwo nahatinze kugira ngo muze mu kaminuza niko guhita ntangira rero tuntu twinshi Kigali ariko buriya radio ya mbere y'Ikigali navugiyeho nge niyo mugabo twakoranye match n'ubwa mbere nenge kogeza match n'undi muntu ntari nyine kuko nyiri cyango match nakoraga zo kuri tele waho guri wenyine gukora match karangira twakonye kuri radio imwe twasana nuko nabyibutse ejo ntabwo sinzi impamvu najyaga mbyibuka cyane ko nigeze kuhakandagira ariko ubundi radio navugiyeho byo kuvugiraho ni flash nayivugiyeho 20 I think end of 18 kuko sinahatinze kuko 2019 nabonye offer yo kujya kuri radio yo kugeza kandi ya 2019 so mpaba from 2019 up to 2020 muri summer 2020 nibwo twagiye gutangira BNB so 2020 twara BNB mava 2022 ngiye kogeza nanone igikombe cy'isi kuri Radio 1 igenda rugiye kuri Radio 1 rugimbana bwo yaragiye rugimbana yagiye hanyuramo na Eme ariko ntihatinze mitangene mfatiraho so mvayo njya kuri Radio 1 gutyo nza kugera mfata short break y'umwaka umwaka ushize rero nibwo nagarutse nza kuri Radio 10 Radio 10 yagarutseho natangiye nyine umwaka ushize wa 25 ubu ngubu bibaye umwaka almost amezi 5 nyigarutseho nawe very nice uriya mugabo nawe tubwireho gato kuri parcours ye niba nahawe iminota itaraducika Freddy so ngeyo na bwa mbere mvugira kuri radio navugiye kuri Contact FM 2016 nibwo bwa mbere navugiye kuri radio nkorana na Ndayishimiye Regan ubu ni Rugaju n'aba Faustin Simbigarukaho nawe twari turi kumwe icyo gihe bari n'abayobozi banjye nyine bari aba grand frère mu mwuga mbasanzeho ndaza niga muri kaminuza icyo gihe 2016 2017 ndakomeza 2017 nibwo navuye kuri Contact FM mu kwezi kwa karindwi nibwo navuye kuri Contact FM 2018 nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane gutyo nibwo nagiye kuri Sana Radio ari naho Baryinyonza babwiye twahuriye icyo gihe dukorana na match 2018 rero kuva icyo gihe kugeza 2019 mu kwezi kwa mbere navuye mu itangazamakuru njya kuba umwarimu njya kwigisha nigisha igihe kingana n'umwaka sinzi ntabwo ari ngombwa kuvuga ikigo I think ikigo si ngombwa wenda wigishaga ibiki nigishaga icyongereza n'ikinyarwanda languages kwiherevo muri secondaire yego muri secondaire dukubitaga rwose twindimi ko twagwagamo neza ni muri secondaire numva nizi ndimi muri secondaire nanjye no muri kaminuza niga indimi soro byatumye 2019 mu kwezi kwa mbere njya kwigisha nigisha indimi icyongereza n'ikinyarwanda indimi wazize he nazize kuri groupe scolaire Rambura Garçon mu burengerazuba mu karere ka Nyabihu house hitwa Rambura ni mu karere ka Nyabihu abantu barahita ngo Rambura Garçon Rambura Garçon ugeze aho bita ku Mukamira ugatambika umuhanda usa n'uwerekeza zayo ugeze akabaya ugeze akabaya so hanyuma nyuma yaho nkomereza muri kaminuza Kiye hariya ubwo ni bayita ngo ninguki bayita ngo ni ni College of Education ni University of Rwanda College of Education so niho yari rero icyo gihe mbere yuko bimukiri Rukara niga y'indimi urumva kuri Contact FM makora nakoze agashya ko gukora kuri Contact FM ndi umunyamakuru akubwo na nkiri umustagiaire ndi kwinjiramo noneho nakoraga stage kuri Contact FM nkora na stage muri Lycée de Kigali stage yo kwigisha nigishaga nigishaga muri Lycée de Kigali nk'umustagiaire
nimenyereza umwuga wo kwigisha ariko kurangiza stage yo kwigisha waramaze gufatisha kuri Contact FM yewe wita wikomereza so ibyo kwigisha mbivuyemo nkomeza kuri Contact FM Contact FM nayo mu kwezi kwa 7 2017 mbanyivuyeho mitanja mfata short break ntoya 2018 mu kwezi nk'uko wa gatatu kwa kane nibwo nagiye kuri Sana Radio nyikoraho bigeze muri 2019 mu kwezi kwa mbere mitanja kwigisha noneho nk'umwuga nyine ndi senior teacher so 2019 mu kwezi kwa mbere kugeza 2020 mu kwezi kwa gatatu ubwo coronavirus yazaga nibwo nahise ndeka ibyo kwigisha ngaruka mu rugo bien sûr nzenge mu itangazamakuru nzenge agake gake oya nagarutse mu rugo mba nicaye gato urumva coronavirus yari yaje kandi ibyo kwigisha bihagaze then noneho mu kwezi kwa gatandatu 2020 nibwo Radio 10 yakeneye abakozi ndavana ariko nk'umuntu wakoze itangazamakuru nshobora kugenda nkakora ikizamini nshobora kugenda nkaba nabona akazi fortunately enough mpita mbona akazi kuri Radio 10 2020 ko bajyaga bancuka nanjye ngo nibyanga nzasubire mu buganga umwarimu yaragiye agakora akabavuga ntuzagenda nawe babwiye urumva ko umwarimu yakuyemo na covid bazamugana iyo covid itaza urumva covid itaza nibyo byo kwa nyine hari ikintu kiba kikaba nk'ikibazo ku bandi ariko nawe ku rundi ruhande kikaba cyabigisubiza niyo mbana naragiyemo umuhora umuzuka so urumva rero mu kwezi kwa gatandatu ndi kuri Radio 10 2020 ngeza 2024 mu kwezi kwa 12 tariki 31 nibwo nahavuye ariko nsiga mbabwiye ngo kabia ruvida nakehna nta muntu usezera nyine never say goodbye ntugasezere ni igihinde ntugasezere ariko ntabwo wasezera mu rugo kuko kugira bya bintu byarya wa mukuru wa ba Junior na Rocky ninde ho mani ngo afite televiziyo ngo niba ari wowe bavuga ngo yasobanuraga ngo ari igishinwa wamuniga so urumva ntabwo wasezera nagiye kuri SKFM nyuma y'amezi 2 ntandukanye na Radio 10 SKFM yatangiye mu kwa 2 tariki 10 2025 so nkoreraho it was a nice moment ndakomeza kugeza mu kwezi kwa 4 2026 so nibwo nasezeye kuri SKFM so ejo bundi rero byari tariki 15 zo ku kwezi kwa 5 2026 nibwo nasubiye kuri Radio 10 bagukubita miliyoni zawe 12 ni ibintu bisanzwe 12 kabisa abana umuntu ufite amafaranga ukuntu abasa neza shafurete ariko umwanya wadutwaye fita inzobe yawe yakushutse sarandure yari rero ngo ufite amafaranga ariko azayabona azagazi kubana n'abakire ariko ndaburaho make nanjye ngo nkoherereze hanyuma bari nyonza wowe warusanzwe uri kuri Radio 10 navuga ko uri n'umuyobozi w'ikiganiro niba mbyibuka neza ku makuru ufite tunasoza kubera iki mwatekereje kuzana Keza Serge na Alan urakoze cyane Freddy Radio 10 ni radio nini cyane buriya ni radio nini cyane juste nini cyane pe ni nini mu buryo reka kugira ngo byumve reba amaradio niyo uvuze ko radio ya mbere yigenga yaje 2004 umunsi maze imyaka almost 22 ariko nubirebana ni radio amwe mu yaje za mbere ugiye kure imbaraga afite kano kanya mu yaje mbere ntaho uri na Radio 10 kano kanya ndetse hari n'izindi zagiye ziza juste ziraza zikamanuka zigacika intege ariko Radio 10 ni radio ifite imizi ikomeye Radio 10 ishobora kugenda gake ariko ntago buryo izahagarara so muri plan zacu wenda y'umuntu abatajyamo indani bishingiye ko ari ariko iki gikombe cy'isi kigomba kubera mu bihugu bitatu Amerika, Canada ndetse na Mexique ni igikombe cy'isi Radio 10 yiteguye hashize igihe kirekire none bireba neza buri hari umuntu atatubona ngo avuge ariko najya ngubwire ko twatangiye kwitegura igikombe cy'isi dutangira uyu mwaka cyari muri sama ariko twatangiye kwitegura igikombe cy'isi uyu mwaka utangira so ibitekerezo byabaga ari byinshi ariko
iyo urebye mu banyamakuru beza bahari twafashemo Messi na Cristiano sibyo Messi akabuye Cristiano akabuye ibyo ni detail ndetse ibyo ari byose Messi n'uyu ko ngiye niwe nemera twafashe Messi na Cristiano mu bari taratwara igikombe cy'isi use n'umukinnyi hadashyiramo buy back code mu gufata abo beza bahari bamwe mu bari bahari ufite hari byinshi byagombaga kuba biri around n'ibyemezo ndetse n'ibyo tubona dufite gukora dufise plan turafise reka dusoze n'ubundi mukora siporo Budapest azabera finale ya Champions League Arsenal na PSG wowe predictions zawe uko ubibona umunyamakuru ni izakijana prediction yanjye abafana ba Arsenal bari mu byishimo byo kuba baratwaye shampiyona y'Ubwongereza Premier League parade banayishyize tariki 31 z'uku kwezi kwa gatanu nyuma ya finale ya Champions League kuko izaba yabaye tariki 30 i Budapest kuri Puskas Arena ariko afana ba Arsenal ibyishimo bafite nge kubwanjye in my own opinion in my own view ndabona ikipe ya Paris Saint-Germain ari izatwara igikombe cya kabiri cya Champions League igikombe cyayo cya kabiri kinikurikiranye inshuro ebyiri abafana ba Arsenal ntibanyumve nabi ariko bari muri progress bafite projet yabo bari baratangiye yitwa Trust the Process bayirimo n'aka kanya irimo irakora urumva ya projet